hahirwa abakene kubera ko ari bo bazagororerwa. Kandi ngo biragoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'ijuru. Ngo icyoroshye ni uko ingamiya yanyuzwa mu zuru ry'urushinge. Ni ukumvisha ko ntago bishoboka nyine ko umutunzi yazinjira mu bwami bw'ijuru. Kubera iyo mpamvu rero ni mukene cyane, noneho muzabona uko mwinjira mu bwami bw'ijuru. Bakongera ikindi kintu kidasanzwe ngo hazabaho ibi n'ibi, hazabaho itotezwa, ntago bizabura kubageraho. Kandi muri abana b'Imana, iyo Mana abantu bizera igatuma ahubwo aho kugira ngo ibakureho ibyo bibi byagakwiye kuba bibageraho, ikaba ari ibibateza, ngo kubera ko iteganya kugira ikibaha. Urumva iyo Mana iyo ariyo? Ni bya bindi rero wambwiraga ngo by'amaturo, ntabwo ari ituro. Imana si ikeneye ko tuyitura iki. Abanyarwanda bitwa banayitura iki? Wayiha iki se kandi byose ari ibyayo? Wayiha iki? Abanyarwanda bitwa bayiraguha, iraguha ntimugura. Ahubwo ukibaza arakubwira ngo mutange icya 10 n'amaturo, murebe ngo ndabagomorora imigisha iva heraho mu ijuru, mubingeragereje. Vuga iki? Niyo mpamvu tugiye kubona hasi ahanabwira ngo your principal objective in our mission in the Congo is never to teach the Negroes to know God. This they know already. Hano nubwo bakoreshejemo Congo ariko ni nkaho bashatse kuvuga Afurika muri rusange. Nababwiye ngo amahame yanyu mugiye gukora mumenye ko mugiye kwigisha abanyafurika. Negro bivuga abanyafurika, yego mugiye kwigisha abanyafurika Imana ariko basanzwe bayizi. Aribyo biza byuzuza bya bindi wavuze uti bari basanzwe bazi neza gusenga. Yakomeje babwira ati it's very difficult for the rich to enter the kingdom of God. Ngo biragoye ku bakire ko bazinjira mu bwami bw'Imana. Bumve ko bari gusahura imitungo, bari kugwiza, bari kuza, bari gucukura amabuye y'agaciro, bari gutera amashyamba, bari gusarura, bari kubwira abandi ngo bakunde ubukene kuko ngo nta mukire uzagera gute, uzajya hehe, uzajya mu ijuru. Amahoro y'Imana abakunzi ba Boss TV, abantu mukunda ibiganiro byacu, amakuru tubagezaho, abatumirwa tubazanira tukaganira ku ngingo zitandukanye. Ngira ngo rero nko twabitangiye mwagiye mubona gutumira abantu batandukanye ku ngingo zinyuranye. Rero n'uyu munsi twabazaniye ikiganiro kiryoshye cyane, ariko impamvu twatekereje kuri ikiganiro, ngira ngo mwabonye ikibazo cyavutse, amadini amwe namwe bayafungira bitewe n'uko hari ibyangombwa atujuje, ndetse ugasanga abayobozi b'amadini bakimbiranye n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ngira ngo tubafitiye byinshi byo kubabwira. Hano hari inkomoko yabyo, dufite amakuru menshi cyane y'ibyavuzwe ndetse n'ibyabaye mbere y'uko n'amadini anagera no muri Afurika. Abanyafurika bari bafite uko basenga, uko bemera. Ariko ngira ngo rero mbere y'uko twanzika n'ikiganiro, murabona dufite umutumirwa, reka tumwakire atwibwire ubundi twanzike n'ikiganiro. Amahoro cyane bene Imana kandi bene imigisha, bene irage. Kirima niwe bivuze neza ngo imibereho ya bene Imana inzira zabo ni amabanga. Uko twinjiye ngenda mutswa rwego, ndi niyo ngabira bitera bishubwo rw'impambe rwaremye w'inkomba baravuga, kandi haramutswa rwego rutegamirwa n'ibibari mu gitaramo gitondo kigatangaza umutaka na Nyamagana amare kuri ndatwa impamo yose. Niyo ngabo abunyanira Kanenge Kasene Wasegore Wamugaze Wamagushi wa Bijongi fuka mu nda y'ingoma mwagahinduro kami bantu Rwanda barasa gatura mu ruhango rwa Nangagare nimwagisanura gisamfu cy'umurasani cyane n'ubundi we ndamuswa ngira ngo rero mwamwumvise ni rwego rutegamirwa n'ibigwari. Ni Nyamuca mu gitaramo gitondo kigatangaza. Ubwo nawe muri komenti uze kutubwira uko uramutswa, nyaboneka tujye tuniga n'umuco w'ubutore. Ubundi kirazira mu muco nyarwanda, wenda no mu yindi mico ya Afurika bafite uko babyita, ariko ntabwo ubusanzwe nyine iyo twivuga nk'abantu bakuru, umuntu avuga ngo nitwa gutya na gutya. Abanyarwanda dufite uko twitwa, buri muntu wese agomba kugira izina ry'ubutore. Ngira ngo ngiye murabimenyereye, ndi Nshenye na Misango ya Mushirabwoba. Iyo nakoze mitani gahatana ziratarama agati kagaturika, inkataza kurekera agatsinda nkabindatwa cyane. Ubwo rero ngira ngo nibuke, nizere ko mwakoze subscribe abantu muri kudukurikira. Nawe uje bwa mbere kuri uyu muyoboro wacu, hariho ibyiza gusa, nagira ngo yikande. Ikindi wibuke gusangiza ikiganiro ku bantu batandukanye, ko murabona ko ni ibiganiro byiza bifite icyo byungura sosiyete. Usanga abantu akenshi bafata umwanya wo mu bintu bidafite umumaro, kandi bakwize ku mateka igihugu cyabo bakiga nyine n'ingingo
zifite icyo zabungura mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero ngira ngo reka twanzike n'ikiganiro, ngira ngo ubikurikirana kenshi, ni n'amahirwe uba muri gakondo cyane. nagira ngo ubundi tunyurire muri makeya mu minota mike, ese ubundi mbere y'uko abazungu baza, reka twere kwibona muri Afurika muri rusange, wenda tuzi nko ku gihugu cyacu abanyarwanda bemeraga bate, bizeraga bate? Hari abantu bibaza ngo se abanyarwanda mbere y'uko abazungu baza mu Rwanda cyangwa se muri Afurika, abanyarwanda bari bazi Imana cyangwa ntayo bari bazi? Bamwe bakavuga bati abanyarwanda ntayo bari bazi, basengaga izindi mana zitari Imana dusanzwe tuzi. Ndagira ngo unyure muri make mbere y'uko abazungu baza, ibyo abanyarwanda bemeraga n'uko babyemeraga, kugira ngo icyo kibazo kijyeho umucyo mbere y'uko dukomeza n'ikiganiro. Urakoze cyane. Nyiraruganzu Nyirarumbaga mu gisigo umunsi ameze imiryango yose, arahagera mu mpakanizi y'icyo gisigo akavuga ngo baheraho bararima bareza. Natwe reka duheraho, hari icyo wahereyeho wivuga uvuga ngo ubundi abanyarwanda iyo bakubaje ngo urinde, ntabwo baba bashaka kumenya nkawe wowe ubwayo ngo uvuge ngo ngewe ngo nitwa Rwego, ngewe nitwa Niyongabo, ahubwo bashaka aho wamamuka. Urinde, ukomoka hehe, ukomoka hehe, kwande yandi. Uhereye aho ngaho rero harimo igisubizo cy'ibyo warumbajije. Ubundi bene Imana ntabwo bizera, ahubwo baremera. Hari ibyo bemera bakagira imyemerere yabo. Wari bivuze neza rero umbaza ngo mbere y'uko abazungu baza, abanyaburayi baza, abanyarwanda ntabwo bagiraga uko bizera cyangwa se ntabwo bagiraga uko bemera. Ubundi rero abanyarwanda bari bafite uko bemera, kandi ubu ngubu baracyahari babyemera batyo. Babyemera batyo, bemeye kuguma ku muco, bemeye kuguma kuri gakondo, bamenye neza ko nta gakondo nta nkomoko, kandi kakagezi kibagira isoko gakama. Bayigumyeho kuva na kera. Rero abanyarwanda bagira uko bemera. Ntabwo nemeranya n'abavuga yuko bari bafite imana nyinshi basengaga. Nta na rimwe nta kigirwamana kigeze mu Rwanda kigeze kibaho. Ahubwo nk'uko watangiye bivuga, iyo bakubaje ngo ivuge uri nde yande, uri mwene nde, uravuga ngo nkomoka Niyongabo wa Munanira wa Kanenge. Ni ukuvuga ngo si nkanjye ubwanjye, ahubwo mfite aho nkomoka. Kubera iyo mpamvu rero habagaho imigenzo n'imihango ariko yo guhuza abantu bazima n'abazimu babo. Ni ukuvuga ababebereye imizi yabo bari bo, twe turi amashami ariko afite imizi akomokamo. Mbega dufite iyo dukomoka. Bakaba imihango rero n'imigenzo yo kuvuga ihuza abo bazima bakiriho, abazima, abantu bazima. Hari uwanditse igitabo imigenzo, imihango n'imizirizo by'abanyarwanda, nibwo bavuga ngo imihango yerekeye abantu bazima n'abandi bantu bazimu. Ni ukuvuga nubwo ari abazimu, nubwo batariho mu by'ubigaragara, ariko nabo ni abantu, abo dukomokaho. Habaho rero imihango yo kubahuza, abantu bagaterekera. Ni ukuvuga ni iki? Nkaterekera sogokuru, nkaterekera data, nkaterekera sogokuruza, nkamuterekera bigenda biterera. Ni ukuvuga uko guterekera ni ukwibuka, ni ukumwibuka mu byiza yakoraga, ni ukumwibuka mu mutima wari umurimo wamubashishije kuramba kugeza ku icyo gihe, akabasha kubaho kandi akabaho neza, akagira n'abo asiga, ntasiga ubusa. Gusiga ubusa ni igitutsi gikomeye cyane mu Kinyarwanda. Yaradusize. Ni ukuvuga turi bazima ariko tubereyeho abazimu bacu, dufite aho dukomoka. Iyo migenzo rero niyo yabagaho. Naho ubundi ntabwo abanyarwanda bigeze basenga ibigirwamana, nta na rimwe byigeze bibaho. Ahubwo ukibaza ngo iyo mihango ibahuza n'abazimu babo, icyo ngicyo nicyo bita gusenga ibigirwamana. Ntabwo ari ugusenga ibigirwamana, kuko n'amadini tubona ubu ngubu, nk'urugero ntanze nko ku bakatolike, ko bagira igihe cyo kwibuka abatagatifu. Abatagatifu ni bande? Nta bandi, ni abazimu. Ariko bemera yuko uwo mwuka bari bafite hari icyo wabamarira. Ubu ngubu bemera uwo mwuka n'uhereye. Ni ukuvuga ni imigenzo, ibyo bakoraga, ibyari bibagize. Iyo abantu rero bacitse ku migenzo, babura uko bagenza, kandi ibibagenza byo biba ari cy'uruhuri. Ntabwo rero mpamya yuko abanyarwanda basengaga imana nyinshi. Oya, nta na rimwe byigeze biba. Abavuga ngo basenga Ryangombe, ntabwo bamusengaga, baramuterekeraga. Mu buryo bwo kwirinda yuko ibyamubayeho, no kwirinda yuko ibyabayeho nyuma yuko Ryangombe apfuye, ayo makuba yakongera agatera u Rwanda. N'ubu ngubu turabibona no mu ayo madini
tugomba kugira ibyo dukora kugira ngo twibuke abacu batugumemo. Uwo mutima bari bafite, icyo cyatumaga babasha kubaho bagashinga imizi, natwe kiba aricyo kitubeshaho. Uwo mutima ubundi bene Imana basaba. Ntabwo rero abanyarwanda abasenga abazimu babo ntabwo ari ukubasenga. Nimwe abanyarwanda ntabwo basenga muri ubwo buryo, ntabwo basenga gutyo. Kandi n'ubu ngubu n'ayo madini yandi bavuga, niyo ugiye ukareba ngo uwo Yesu bavuga, baravuga ngo yarabwiye ngo mujye mukora ibi bibabe urwibutso kugira ngo munyibuke, mujye mugenza gutya. Nta shyanga na rimwe mu isi ribaho ridaterekera. Guterekera, kwibuka, guterekera, gutereka ukagira uwo uterekera, guteka, kwicara kw'abakomeye. Nk'uko rero Nsanzabera Jean de Dieu yabivuze neza, ntago guterekera wabaga ari umuhango wo gusenga Imana cyangwa se wo guhuza abantu n'Imana, no guhuza abantu n'ababo. Ndumva ari ibyo ngibyo rero ntabwo bene Imana bigeze bagira ibigirwamana nk'iby'ahandi, ahubwo abo ngo bavuga ko batuzaniye iyobokamana nibyo bigaragara ko baba bafite ibigirwamana. Ntabwo bene Imana bigeze basenga ibigirwamana. Ndumva ari icyo nabavuze. ngira ngo Rwego arakoze cyane, agerageje kunyura muri make uko abanyarwanda bemeraga, wenda no mu bindi bihugu byo muri Afurika nabo bafite ukuntu bemeraga, nk'uko bigiye kutwinjiza kuri, hari abantu benshi iyi ntuza, kubera ko iyi leta tugiye kubasomera kenshi yagiye igirwa ubwiru, nka rimwe hakagira n'ibihindurwamo bitewe n'amagambo arimo ukuntu akomeye. Natwe ntabwo rero turi buyinyuremo yose, wenda twazayifatira ikiganiro cyayo nta bindi bintu twavuze, akaba ariyo tugiye gusesengura yo yonyine, ariko tugiye kunyuramo muri make, tugende dufatamo ingingo runaka ziza zigwisha ku kiganiro cyacu turimo dukora, kuko bavuze ibintu byinshi cyane byadutwara umwanya munini turi kubivugaho. Reka rero tuyinyuremo muri makeya, tugenda turebamo ingingo ziremereye zihuza n'ikiganiro cyacu. Ibaruwa ifite umutwe ugira uti letter from one of the most evil King Leopold II of Belgium to colonial missionaries in 1883. Muvuga ngo mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ibaruwa y'umwami mubi, bongeyeho akantu ka evil bivuga ikintu kibi, witwa Leopold wa kabiri w'Ububirigi, ubwo yayihaye abamisiyoneri, abakoloniyalisite b'abamisiyoneri bajya kuza muri Afurika muri rusange, ariko by'umwihariko muri Kongo mu mwaka w'1883. Ibaruwa itangira igira iti: Reverends, fathers and dear compatriots, banyakubahwa abapadiri n'abapasiteri, the task that is given to fulfill is very delicate and require much tact. Nuvuga ngo ari kubabwira ngo umurimo mugiye gukora ngo kugira ngo wuzure birabasaba imbaraga nyinshi, ndetse na tekinike mugomba gukoresha kugira ngo wuzure. You will go certainly to evangelize, but your evangelization must inspire above all Belgium interest. Aha nagira ngo dushinga hagati ya nabwo ngo mugiye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iyobokamana, ariko ibyo mukora byose, ibyo mwigisha bigomba kuba bishyira imbere inyungu inyungu z'Ababirigi. Urukumva ko dukiri n'ahangaha umuntu yakibajije ngo ibi bishatse kuvuga iki. Niyo mpamvu tugiye kubona hasi ahanabwira ngo your principal objective in our mission in the Congo is never to teach the Negroes to know God. This they know already. Hano nubwo bakoreshejemo Congo, ariko ni nk'aho bashatse kuvuga Afurika muri rusange. Nababwiye ngo amahame yanyu mugiye gukora, mumenye ko mugiye kwigisha Abanyafurika. Niga bivuga Abanyafurika, yego, mugiye kwigisha Abanyafurika Imana, ariko basanzwe bayizi. Aribyo biza byuzuza bya bindi bavuze uti bari basanzwe bazi neza gusenga icyo ari cyo. They speak and submit to a Mungu, one in Zambi, one in Zakomba, and what else I don't know. Abwira ko bafite Imana muri Kongo basenga, harimo nk'iyi yitwa Mungu, Nzambi, Nzakomba, ariko natwe mu Rwanda hari zo twemeraga ko zikora kandi koko zarakoraga. Utararenga aho ngaho, yego, aho ngaho bavuga ngo one Nzambi, one Mungu, nuko bari babizi neza ko dufite Imana imwe. Yego, ntabwo ngo ni ibigirwamana, kandi bakaba bazi ko iyo Mana ariyo yunga abantu, ariyo yunga ubumwe.
kuvuga inshingano mbahaye ntabwo ari ukujya kubigisha inama yego kuko imana basanzwe bayizi, ahubwo ibyo muzabigisha byose bizaba ari ku nyungu z'ububirigi. Ni ukuvuga nta zindi mpuhwe, ntabwo ari ukwigisha imana uko bazi ko basanzwe bayizi, ahubwo hari ibindi bagamije. ngira ngo wakomeza aho byakumvikana neza. hari undi muntu uvuga ngo they know that to kill, to sleep with someone else's wife, to lie and insult is bad. hano bari babwira ngo mumenye ko basanzwe bazi ko kwica, kuryamana n'umugore w'undi mugabo, kubeshya ndetse no gutukana ari bibi. bivuga ngo abanyarwanda ndetse n'Afurika muri rusange bari bazi n'ubundi bintu imana zidakunda cyangwa imana idakunda, kuko barayemeraga ko hari imana iruta byose yashyizeho isi n'ijuru. niyo mpamvu rero yababwiye ngo nubwo mugiye kubigisha imana, ibi bintu basanzwe babizi ko ari bibi. ngira ngo wenda ntabwo twavuga buri kamwe, reka simbuke ngere ku mirongo akenshi usanga no muri Bibiliya abantu badasobanukirwa, ese ibiri muri Bibiliya nibyo byaje bijya muri iyi baruwa, ibiri muri iyi baruwa nibyo byavuyemo bijya muri Bibiliya. ubwo rero nibyo tukomeza gukorera ubushakashatsi, ariko ngira ngo nyisome mwumve ko no mahangaha n'ahangaha yari irimo. ngira ngo hano ababwira ngo ordering your knowledge of the gospel will allow you to find text ordering and encouraging your followers to love poverty. ababwiye ngo ubwenge bwanyu mufite mu bintu by'iyobokamana buzabemerera kwigisha abantu ndetse no kubategeka no kubashishikariza gukunda ubukene. like happier are the poor because they will inherit in the heaven. Bwana nababwira ngo hahirwa abakene kuko mu ijuru bazagira gute, bazagororerwa. deja ahangaha urumva ko bazanyemo ikintu cyo guhita bangisha abantu ibyo bafite. bivuga ngo hari ahantu ugeze gusoma akantu ngo abazungu baje bafite Bibiliya, ngo twebwe abanyafurika dufite ubutaka, dufite amazabu, dufite n'iki, ngo baratubwira ngo dusenge. ngo rero ngo twarasenze, iyo muri abasikiye cyane, ngo twarasenze, ngo noneho dukangutse twari duhumirije, ngo dusanga twaguranye, bafite ayo mabuye y'agaciro n'ubwo butaka, twebwe twaguranye dufite iki? Dufite Bibiliya. yakomeje babwira ati it's very difficult for the rich to enter the kingdom of God. ngo biragoye ku bakire ko bazinjira mu bwami bw'Imana. bwumve ko bari gusahura imitungo, bari kugwiza, bari kuza, bari gucukura amabuye y'agaciro, bari gutema amashyamba, bari gusarura, bari kubwira abandi ngo bakunde ubukene, kuko ngo nta mukire uzagera gute, uzajya hehe, uzajya mu ijuru. ngira ngo hari ahandi hantu nshaka ko twitsaho gatoya, ni ndende, tuzagenda dusesengura buri kantu, cyangwa se tuzayifatira umwanya wawe, ko ndagira ngo n'aka ngaka nako ni ingenzi abantu bakamenye. aha nababwira ngo keep their women in 9 months of submission to work freely for us. ngo abagore babo ngo bajye bamara amezi 9 bakorera iki? Bakorera twebwe bihaye Imana ku buntu, bongera ngo ka freely for us, nta kintu bahembwa. force them to pay you in sign of recognition goats, chicken or eggs every time you visit their village. ngo mubabwire ko bagomba mu rwego rwo gutanga nk'ikintu nyine cyangwa nko kwicuza, ngo bajye babategurira ihene, inkoko, amagi, buri uko mugiye gusura iki? Ibiturage byabo. wumve ko uwo muco waranakuze. hari ahantu nk'umuvugabutumwa runaka, ntabwo zishatse kwa mentioning, ashoboye kujya gusura, batamutekera inkoko, ugasanga nk'umuyobozi w'iryo torero w'ako gace, ugasanga byamubanye ibibazo bikomeye. and make sure that niggers never become rich. ngo muzakore uko mushoboye kose umwirabura atazigera gute, atazigera aba umukire. ngo sing every day that it is impossible for the rich to enter heaven. ngo mukomeze mubigishe ko umukire atazagera gute, atazinjira mu bwami bw'Imana. ndagira ngo usoreze kuri aka kantu, wenda dukomeza dusesengura tubivuga muri rusange. hano hari akantu kavuga ngo ngira ngo tugasorezeho, ibindi tuzabivuga mu biganiro byacu biri imbere. yaravuze ngo make them pay tax each week at Sunday market. ikintu twe twita
nk'ituro hano ho baravuze ngo make them pay tax each week at Sunday mass. Bo ntabwo babyitaga ituro, babyise umusoro, ngo muzatume basora cyangwa muzababwire gusora buri uko bagiye gusenga ku cyumweru. ngira ngo reka wenda ibisigaye tubivuge muri rusange twanariza ibyo tumaze kumva, ariko urabona ko mo hano harimo ibintu byinshi byatuma nyine abantu batekereza kabiri mbere y'uko bajya kwizera. Uko urumva nk'aha deja amaturo bo bayafataga nk'iki, nk'umusoro. Ngira ngo rero wenda iyi ntuza tumaze kuyisoma nawe ngira ngo rusanzwe unafiteho agakeregeshwa, ngira ngo wenda nawe wabwira abantu muri rusange ibiyirimo, wenda tuzafata umwanya wo kuyisesengura ingingo ku yindi. Ubundi buriya n'ibyo uvuze ntekereza ko bihagije, nta n'ikindi kintu kirimo kidasanzwe. Iyo ubwiye abantu ngo bakunde ubukene, bitume bakunda ubukene, kubera yuko bigoye ko umutunzi akwinjira mu bwami bw'ijuru. urumva ubundi mbere na mbere icengezamatwara cyangwa se propaganda ryose ryubakira ku bwoko. imaze kubwira abantu ngo mukore ibi n'ibi kugira ngo bitazagenda gutya, mukore ibi n'ibi kugira ngo batazagenda gutya. ahubwo ukuri ko abantu benshi bavuga ko basenga bibaye atari ugutinya umuriro, nta n'umwe wabona usubiyeyo. ni ukuvuga bo babumvishe yuko hari ibyiza bibagenewe, kandi ibyo byiza bibagenewe bakaba bazabibona nyuma, ntibaterwe ubwoba nuko ari abakene, ahubwo ibyo ni byo byiza kuri bo, kubera yuko bazagororerwa icyiza gisumba ibindi ari ryo juru. ntimwite ku mitungo y'isi, iby'isi ntimukabirebeho, mwitandukanye n'iby'isi kubera ko muzagororerwa ijuru. bamaze kubwira abantu ngo bakunde ubukene, urangije wongeye ikindi kintu kidasanzwe, urababwiye ngo abantu aha turi si iwacu, ntabwo ari iwacu, turi abagenzi. urumva iyo umuntu yamaze kubwira ko uri umugenzi, iyo wamaze kumva mu mutima no mu bitekerezo byawe ko uri umugenzi uri kugenda, ntabwo wakora ibintu bifite ireme, ntabwo wakwicara ngo utegure ukore umushinga uvuge ngo nzakora ibi n'ibi, abazaza nyuma yanjye bazabaho batya, kandi uri umugenzi. wowe icyo ukora ni ukwicara ugategereza ko ahubwo uzagera iyo ushaka kujya, ukomeza urugendo. urumva rero babwiye abantu bakunda ubukene, nta kindi cyaba gisigaye ni ukubakenesha, ni ukubayobora. noneho ikibazo kibaho, ahubwo uribaza ngo kubera icyo abantu nyuma yo kumva ibyo bintu byose batabivamo ngo babone aho bagakwiye kuba bakurikira. iyo ushaka gufata umuntu neza rero umufata mu bitekerezo, aho ngaho birimo buriya nuko utabigezeho, bavuga ngo mugere mu bumvishe ko ibyabo byose ari bibi. harimo kandi kavuga ngo muzabigishe ngo gusoma, ariko ntimuzabigishe gutekereza. nicyo bivuze, mugende mubigishe, mubabwire ko bagomba gukora ibi n'ibi, muzatume batekereza, muzabereke gusoma, babashe gusoma kugira ngo iryo jambo nyine babashe kurisoma, kandi aribo baryanditse. none bavuga ko rero nibamara gukunda ubukene, iby'isi ubwo bazabigurwa, bazabyihorera, kubera ko handitswe ngo ese byakumarira iki rwose kwigwizaho ubutunzi bwose, ibintu byose ukaba ufite, ariko ukabura ubugingo bwawe. ni kuvuga imitungo y'isi nta kimaze, muyiturekere, muyiduharire, ahubwo mwebwe muzajye mu ijoro. ni bimwe bavuga ngo humiriza nkuyobore. numva umuntu akubwiye ngo humiriza nkuyobore, ntugakore ibi n'ibi, ibi si ibyawe, ibi ni iby'ab'isi, kandi wowe uri uwo mu ijoro. umva abantu barangije kwamburwa ikibaranga, nta kibaranga bagifite. mu kirundi bwa bivuga neza ngo ni akarango karanga umuntu uriwe, babikwambuye. ntukiri umunyarwanda, ntukiri umunyafurika, oya, ahubwo uri umugenzi ujya mu ijoro. kubera ko rero utari umunyafurika nta nubwo wakora ngo Afurika itere imbere, kandi none ubwo butunzi si ubwawe, si wowe bugenewe, kubera ko hahirwa abakene kubera ko ari bo bazagororerwa. kandi ngo biragoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'ijuru. ngo icyoroshye ni uko ingamiya yanyuzwa mu zuru ry'urushinge. ni ukumvisha ko ntabwo bishoboka nyine ko umutunzi yazinjira mu bwami bw'ijuru. kubera iyo mpamvu rero ni mukene cyane, noneho muzabona uko mwinjira mu bwami bw'ijuru. bakongera ikindi kintu kidasanzwe ngo hazabaho ibi n'ibi, hazabaho itotezwa, ntabwo bizabura kubageraho. kandi muri abana b'Imana, iyo Mana abantu bizera igatuma ahubwo aho kugira ngo ibakureho ibyo bibi byagakwiye kuba bibageraho, ikaba ari ibibateza, ngo kubera ko iteganya kugira ikibaha. urumva iyo Mana iyo ariyo ni bya bindi rero wambwiraga ngo by'amaturo, ntabwo ari ituro. Imana si ikeneye ko tuyitura iki. Abanyarwanda bitwa banayitura iki? wayiha iki se? kandi byose ari ibyaha. wayiha iki? Abanyarwanda bitwa bayiraguha, iraguha ntimugura.
ahubwo ukibaza arakubwira ngo mutange icya cumi n'amaturo murebe ngo ndabagomorora imigisha iva aheraho mu ijuru mubingeragereje. N'umubyeyi ari umubyeyi ntabwo yakubwira ngo umwana wanjye ngerageresha ibi ngibi, ari umubyeyi. Noneho utekereza ibaye ari Imana rero tuzi nk'uko bayitubwira, Imana akubwira ngo mutange ibya cumi n'amaturo kugira ngo mubingeragereshe mbone kubagomororera imigisha iraheraho mu ijuru. Ni ukuvuga mu buryo abantu bashobora kubyumva mu buryo butari bwiza, ariko bitaniye na bya bisambo byavutse muri ino minsi biguhamagara ngo watsindiye 200,000 ngo hereza 20,000 kugira ngo tukohereze 200,000. Ibyo 20,000 babikuyemo muri 200 bakaguha 180 bisigaye. Imana yikeneye yuko ubanza kwiha bike mu byo ufite kugira ngo ibone kukugomorora byinshi, kandi n'ibyo ufite ariyo yabiguhaye, nsubiza bino mpamo bike kugira ngo mbone guha ibindi. N'impango itandukaniye ubwo n'ibyo bisambo. Kuki abantu ahubwo batumva? Ni ukuvuga rero nibyo nakubwiraga, abantu babanza ukabafata mu bitekerezo bamaze kubigisha. Barafashe ibinyejana biciye, imyaka iciye hari myinshi, ibiragano biciye hari byinshi, abantu bamaze kubifata kugera noneho ubwo byabaye uburwayi muri bo. N'ubibabujije ahubwo bumva ko arabahemukiye cyane, ari kubabuza ijuru, kubabuza ikintu gihambaye cyane cyitwa ijuru. Umuntu wakwifuriza ibyiza watabyifuriza abaho se? Nibo batunze, nibo bafite imitungo, bakongera n'iyacu bakayitwara, kandi bavuze ko umukire umutunzi atakwinjira mu bwami bw'ijuru. None se ubwo batwifuriza ibyiza birenze ibyo biyifuriza? Ikigaragara cyo tunashyiraho umucyo, abantu ntibumve ko kuba twakoze ikiganiro turizera kandi turanemera Imana iriho kandi irakora, ariko mugomba kwitondera uburyo batwigishamo Imana. Niho hantu twagize ngo dushinge hagati, kuko na mbere y'uko abo bazungu baza Imana twari tuyizi. Ibintu batubeshya ngo hari ibintu bishya batuzaniye ngo twizeraga ibintu bitari byo, ibyo ni ibinyoma. Kuko ngira ngo uko twari tubayeho nabo babyivugiye, ngira ngo ibaruwa iriho umucyo, wenda tuzayisesengura ingingo ku yindi, aricyo kintu cyatuzinduye. Ariko icyo dushyiraho umucyo, Imana iriho kandi irakora. Ahubwo igisigaye cy'ikibazo bayitwigisha gute? Iyo umuntu akwigishije imbere y'uko wemera ibyo akubwiye, wowe ubanza gutekereza ko kumva ko ibyo bintu bifite logique. Ngira ngo niyo mpamvu mwabonye ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwarebye kure bukabona ngo abantu bari gukena, abantu bagateza imbere amadini n'amatorero. Ugasanga umuntu kwita ku muryango we byamunaniye, ariko kwita ku idini yabishoboye. Ukumva ni ikibazo. Ugasanga abaturage bari kumvira ubuyobozi bw'amadini kandi bagasuzugura ubuyobozi bwa leta. Ubundi kuva na kera abanyarwanda bemera yuko ubuyobozi bushyirwaho n'Imana. Niyo mpamvu bavugaga ngo umwami niba yimye akaba yimye ingoma, ntabwo ari umututsi, ntabwo ari umuhutu, ntabwo ari umutwa, aba yiyeguye rubanda akabukwe, ntagire ubwoko na bumwe abarizwamo, ahubwo akaba ari umwami, akitwa Nyagasani. Ni ukuvuga akaba ari we Imana yatoye, ibyiza bigera ku banyagihugu bikatugeraho binyuze muri we. Twemerera ko ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bushyirwaho n'Imana. Ntabwo ubuyobozi bwacu bwabirebera, ntabwo bwabirebera ngo bukomeze bibone gutyo, cyangwa byakunda bari kubona ko bene Imana bari kuyoba. Abantu barakennye, abantu bamara iminsi 7 kuri 7 mu rusengero bari gusenga, akajyaho mu gitondo nimugoroba akajya mu cyumba cy'amasengesho, ntabwo ari gukora, nta kintu na kimwe yakoze, ariko kandi agataka ngo ni umukene. Ariko nanone ubukene bwe ngo ntacyo bumutwaye, ngo kubera ko hahirwa abakene. Numva abantu bashyizwe mu kintu cy'icyuka, babaye intomvu, nta mutima bakigira, bumva ko ibintu byose ngo hari Imana ibareba izabaha ibyo ngibyo bakeneye, kandi no kubitabibaha bikaba nta kintu batwaye kuko barakennye, kandi nibyo Imana ishaka. Imana ishaka abantu bakena, sibo ishaka abantu bayo babaho nabi kugira ngo izabone kubagororera icyiza kiruta ibindi. Ntabwo bibaho. Urumva rero abantu bakeneye kumenya ukuri, n'ubikurikiye n'ubigiyemo wavuze ngo habwirwa benshi hakumva bene yo, nawe n'umunyarwanda. Ngira ngo nk'uko twabibabwiye, ngira ngo ikiganiro twakizanye kugira ngo nyine twongere dukerebure abantu muri iyi si turimo, abantu bareke kugenda mu murongo nyine utari mwiza, abantu nabo batekereze bire gutwarwa n'ibyo bababwiye, ahubwo nabo bafate umwanya wo gutekereza. Ngira ngo rero twavuze byinshi, ndagira ngo
ngushimire cyane wakoze kwitabira, ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere abantu bakubonye kuri uyu muyoboro, ukunda kuza ukadufasha, ngira ngo twanzure kuri iyi ngingo, ngira ngo wowe utari wakora subscribe nicyo gihe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi byubaka u Rwanda ndetse na Afurika kandi bikura abantu mu buyobe nyine bagakoresha ibitekerezo cyane. Ngira ngo turi gusoza wasezera abadukurikiye ubundi tugacutsa ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego, murakoze abadukurikiye bose, abakurikiye umuyoboro wa YouTube witwa Mia Boss TV, bose turabashimiye, tubashimiye ko badukurikira kandi bagatanga ibitekerezo ku byo tuba twavuzeho, kandi nabo bajye babitekereza ntibakabifate gutyo kugira ngo birangire. Ntabwo naje hano mfite uwo nje kwangisha ibyo yatekerezaga cyangwa se ibyo yibwiraga, ahubwo nawe mu bitekerezo bye narebe ngo niki gikwiye, kubera ko burya ntabwo ntekereza ko Bibiliya hari ikintu ari umunyarwanda, kubera ko imico ibyivugamo ngo amategeko y'Imana, abantu bakeneye gutandukanya idini n'Imana. Niyo mpamvu amadini ari menshi kandi Imana ikaba ari imwe. Ibyinshi yatubwira ni amahame y'idini, ni imigenzo y'idini, ntabwo ari imigenzo y'Imana dusaba. Abantu rero bakeneye kubitandukanya kuko Imana n'idini ni ibintu bibiri bitandukanye. Abandi muri bemera ko Imana iriho, ahubwo igerwaho batishengererwa. Imihango ikorwaho ni iki, ibyo batubwira ni ibi, ibyo dushakaho ni ibi. Ibyo rero ntekereza ko ari cyo kintu cy'ingenzi, nabo bajye bareba, basesengure, barebe igikwiye, barebe ibyo bumva mu mutima wabo no mu bwonko bwabo, ko imico Mana iba muri twebwe. Niyo mpamvu ahubwo Imana y'u Rwanda ni mu mutima. Biriya bintu si iby'i Rwanda, ntabwo bikwiye, ntabwo ari ibintu byiza bikwiye kuba bikorwa. Rero ntekereza ko ni ibyo ngibyo, turabashimiye cyane. Imana y'u Rwanda ihora namwe, muhorana Imana n'u Rwanda. Yego, reka mbabwire ngo ararekwa nashira, ibiganiro byacu nakagaruka.